Mbere na mbere njye wumva nitwa Yambi Fabrice, ntago ndi njyenyine mu kiganiro Isheja na Yambi podcast, ahubwo ndi kumwe na Miss Isheja. Miss Isheja, Karame. Wiriwe neza? Mwiriwe. Umeze ute? Meze neza. Ni amahoro? Yego. Ebana, byiza cyane ubwo meze neza. Tugiye kuganira ku bumwe. Dukenera kuba twashyira hamwe turi kumwe n'abagenzi bacu kugira ngo tugire ikintu gikomeye tubasha kubaka turi kumwe twembi. Warabyumva ute ubundi ubumwe? Ubumwe busobanuye iki ku Banyarwanda? Ubumwe busobanuye iki mu buzima bwacu bwa buri munsi? Mbere na mbere, ubumwe ni inkingi ya buri muntu wese, ikindi iraduhuza ikadufasha gukora byiza. Wow. Ako kantu. Ikindi, ubumwe buratwubaka. Ubumwe buraduhuza. Niba ari mu muganda, abaturage b'akagari cyangwa se b'umudugudu bose, iyo twahuriye hamwe tugakorera hamwe, tugakora umuganda twese turi kumwe, biradufasha mu kwiyubaka no gukora ibintu byiza cyane kurutaho. Mu kazi iyo twahurije hamwe twese tugakora ku kintu kimwe, icyo kintu kirihuta. Umurimo urihuta, ibintu bigenda neza cyane. Ku ishuri iyo twahurije hamwe mu matsinda tukiga tukaganira ku bintu, turushaho kunguka ubundi bumenyi, turushaho gukura. Yego. Uyu munsi nicyo kintu tugiye kwibandaho. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bumwe, twibande ku kamaro k'ubumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe no mu iterambere ryacu rya buri munsi. Stay in touch, turaje gatoya tuganire ku bumwe, tunavuge ku byiza by'ubumwe, turebe n'ingaruka zo kutagira ubumwe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Cyane ko nta kintu kitagira ingaruka. Sawa, turaje gatoya. Yes, turagarutse gato tugiye kuganira ku kamaro ko kugira ubumwe mu muryango nyarwanda. Iyo dufite ubumwe, iyo twashyize hamwe tugakora ikintu kimwe, tukubaka ikintu kimwe, twese dufatanije, buri wese ashyizeho itafari rye, bimara iki? Bitanga uwuhe musaruro? Murakoze. Mbanje gusuhuza abantu mudukurikiye. Igihe wumva nitwa Miss Isheja mfatanyije na Yambi Fabrice. Ubumwe nk'uko nahereyeho kare mbivuga, ni inkingi ya buri umwe, ni ikintu kidufasha twembi tukarushaho gukora byiza kandi vuba bizaramba. Yego. Ubumwe ku bantu bashaka kuba batumva ubumwe neza nk'uko twe tubivuga, ubumwe ni igihe wafatanyije na mugenzi wawe ku kintu, mukagifatanya, mukacyumvikanaho, mukagikora neza kandi mukoresheje iminota mike. Icyo nicyo twita ubumwe. Ubumwe rero, icyo nshaka kuvuga, icyiza cyo kugira ubumwe muri sosiyete nyarwanda cyangwa se ku giti cyawe cyangwa mu muco nyarwanda, ubumwe ni cya gihe uba ukora ibintu ufite abantu mubikorana, mwungurana ibitekerezo, bikaba byiza, bikaguka, bikanihuta, mukarushaho kongeraho ibindi bikaba byinshi. Ubumwe ahandi hantu bukenerwa ni mu bantu, ahantu hahurira abantu benshi. Ushobora kuba ufite ikintu ukeneye gukora ariko ukeneye inama za mugenzi wawe, n'undi akakubwira indi nama, n'undi akaguha indi nama. Izo nama wazihuriza hamwe hakavamo ikintu kinini cyiza kandi kigaragara. Aho ngaho muba mwakoze ubumwe na bagenzi bawe. Icyo nicyo twita ubumwe. Rero iyo ufite ubumwe mu Banyarwanda kazi bagenzi bawe cyangwa mu nshuti zawe cyangwa muri famiye yawe, birushaho kwagura ibintu ukora, nawe ubwawe ugakura, ukaguka kuruta uko byari biri, ukubaka umuco nyarwanda mu bantu, nawe ubwawe ukawubaka ku giti cyawe, ukadoreza ibintu byiza kandi byinshi biremereye bifite ibikorwa bigaragara, tukarushaho kubikunda, natwe tukumva ubumwe icyo ari cyo. Iyo nicyo kintu cyiza cyo kugira ubumwe kuri wowe no ku bandi bantu. Ingingo Miss Isheja aduhaye zirumvikana. Yego. Hanyuma nanjye ndahita nongeraho iyi ngiyi, ubumwe. Dufite ubumwe mu muryango nyarwanda, imbaraga zanjye ndi umwe zifite uko zingana. Imbaraga zawe wowe nawe ubwawe ufite imbaraga zawe zifite uko zingana. Izo mbaraga nituziteranya tukaziteranyiriza ku kintu kimwe, tuzakora ikintu kiremereye, gikomeye kandi kirambye.
umuntu ufashwe n'akaboko kamwe yego buriya umuntu agufatishije akaboko kamwe wamwikura ubu gutya ngufashe wanyikura yego birashoboka ko wanyikura ariko ndamutse nkufatishijeho amaboko abiri biragoye ko wancika yego biragoye cyane iyo duhuje imbaraga dukora ikintu gikomeye twubaka ikintu gikomeye kandi kirambye akandi kamaro ko kugira ubumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi yewe bikagirira akamaro n'umuryango nyarwanda muri rusange igihe twahurije hamwe igihe dufite ubumwe kubona igisubizo cyari cyananiranye birakunda gufata ibyemezo tukaba twabifatira hamwe ibintu bigenda neza cyane bajya bavuga ngo nta mutwe umwe wigira inama ahubwo wigira inama yo gusara sibyo iki kiriya kintu iyo umunyarwanda yifashe agatekereza kuri icyo kintu akagitekerezaho akagitungutsa mu kanwa ke akakivuga kiriya kintu kiba gikomeye aba yarakizeho aba yararebye akareba uburyo abantu bitwara akareba uburyo abantu bakoramo akabona gusiga uriya mugani aba afite impamvu ikomeye cyane rero igihe dufite ubumwe igihe cyose dufite ubumwe twahurije hamwe bidufasha gufata imyanzuro yatekerejweho kandi ya nyayo kuko niba ufite igitekerezo ukaba ufite ahantu wibeshyemo mu mitekerereze cyangwa se ufite ukuntu umwanzuro ugiye gufata utari mwiza hari ukuntu bagenzi bawe bandi bazakurebera bakabona yuko ibyo ugiye gukora atari byo hari ukuntu bazabona yuko igitekerezo cyawe batakirwanyije ariko babone yuko harimo haraburamo akandi kantu ako kantu kaburamo niko bagenzi bawe bazongeramo yego ubumwe rero tubwubake tubukuze kuri twe no ku bandi bantu badukikije cyane ku bana tubana nabo mu rugo bari munsi yacu tubafashe babone imbaraga zabo n'izacu bakure baguke mu bintu bakora cyangwa mu buzima babayemo ariko buriya Miss Isheja kuki buriya utajya usanga nk'inzu ya etaje cyangwa se inzu iyo ari yo yose kuki utajya usanga iri kubakwa n'umuntu umwe guhera mu ntangiriro ngo uzarinde usanga ya nzu irinze irangira icyubakwa n'umuntu umwe buriya wowe ubibona uti impamvu dore ngizi bitakunda ntabwo ushaka kuba uri gutangira fondasiyo ngo ujye kwipondera umucanga ujye kuwuterura mu ikara ugende ushyire ahandi wongere ugaruke ibyo bintu byafata imyaka n'iyindi nkubwiza ukuri nta n'ubwo iyo etaje yazaba ari nzima ntabwo yabikomeye oya pe birumvikana ko igihe uri ku rukuta rumwe hagomba kuba hari undi uri buturuke ku rundi rukuta rw'ibumoso cyangwa rw'iburyo mugahuriramo urwo rukuta rukarangira ku buryo muri bukore n'umusitari nyine mukinjira mugakora icyumba hirya naho hari wa muntu uri guponda umucanga undi nawe awuyora awukuzanira icyo nicyo bita ubumwe ntabwo wakubaka inzu uri wenyine ngo bikunde aho ni nayo mpamvu uzasanga n'imodoka usanga ikorwaho n'abantu barenze umwe kandi bakayikora neza yes ubumwe rero ni inkingi yacu ni ikintu kitwubaka buriya mu ndangagaciro nyarwanda tugira zitwubaka nk'abanyarwanda kandi zikaturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi ubumwe buri mu ndangagaciro za mbere zitugize zituranga nk'abanyarwanda no mu iterambere igihugu cyacu nikigirana ubumwe n'ibindi bihugu abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda abanyarwanda muri rusange uzasanga turi kubigiriramo inyungu turi kubigiriramo amahirwe y'akazi turi kubigiriramo amahirwe yo kujya kwiga hanze mu mahanga turi kubigiriramo amahirwe yo kubaho neza ugasanga abaturage tubayeho neza kubera ko tubanye neza n'ibindi bihugu dufite imikoranire mu bucuruzi mu bindi no mu zindi gahunda zose zigiye zitandukanye urumva ko akantu k'ubumwe gakomeza kugenda gakura kandi uko ubumwe bukura niko usanga umuntu ariko akomeza kwaguka ariko ibikorwa bikomeza gukura bikagenda bijya ku rundi rwego Miss Isheja agiye kutubwira noneho ku ngaruka zo kutagira uyu muco kutagira uyu muco w'ubumwe. Ese igihe tudafite uyu muco w'ubumwe nk'abanyarwanda twaba tubayeho duti ni iki twahomba ni iki wahomba ubaye udafite udashaka gukorana n'abandi? Twabonye ko ubumwe ari ugufatanya na mugenzi wawe ikintu cyose waba uri gukora uba ukeneye undi muntu uri bugutera imbaraga. Rero igihe udafite umuco w'ubumwe ingaruka ya mbere yo kuba udafite ubumwe
uhora uri umuntu uri wenyine, uri umukene, nta mana si bivuge gute, nta ruvugiro, uba ubayeho nabi cyane. Kuko sinibaza ukuntu waba ubayeho uri umuntu umwe, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Yambi biragoye mu bwonko bantu mudukurikiye namwe mu byumve, ntabwo bishoboka ko waba wenyine ngo bikunde. Sinzi niba ujya ubibona mu baturanyi tugira. Ushobora kuba uturanye n'umuntu tumufata nk'umuntu ufite ibintu byose, nta kintu ashobora gukenera, ariko Yambi agakenera akantu gato mu bintu byose afite yabonye, agakenera inama kuri wowe, inama yonyine. Ibintu byose arabifite, amafaranga arahari, nyine afite buri kimwe pe, ku buryo umuraba turiya muntu arihagije, buriya twahurira he. Ariko ntibigutungure muhuye akakubaza ati ko ndi gutunganya ibi bintu, wowe urabona ari iki kibura kugira ngo bimere neza. Yaba ari na jaride ari gukora mu gipangu cye, akakubaza ati nta hantu waba uzi indabo nziza zishobora gukora jaride gutya na gutya, agahita akubwira ukuntu agiye kubigenza, ukamufasha. Iyo nama ukayimuhereza, aho hantu ukahamurangira. Ntabwo ushobora kuba uri wenyine muri ubu buzima, wapi, ntabwo waba uri umuntu. Abantu usanga bavuga bafitanye nk'amakimbirane nko mu baturanyi, kumva avuga ati ngiye kuzaho njyenyine, n'ubundi akijojota cyane, ntabwo bikunda. Uzabicunga uko byagenda kose, amasaha 24 ajya gushira, hari indi serivisi ari kukwaka. Birangira aje gusaba igitunguru, yego cyangwa umunyu, avuye mu kazi, amazi yo kunywa, akagera mu rugo wenda yabyutse agenda, agarutse bwije, ntabwo yabonye kandi akeneye kunywa amazi, bikaba ngombwa akaza kugukomangira ngo umuhe amazi. Ntabwo byakunda kuba ubuzima bwa wenyine, ntabwo bishoboka. Ikindi noneho kiyongeraho ku ngingo utubwiye, mbere na mbere umuntu nagakura aguma ari wa wundi. Ikindi kuko ntabwo yiga ibintu bishyashya, ntabwo abasha kuvuga ati runaka nyeretse iki, reka nyige nyigerageze nyikore gutya. Urabyigiraho kandi nta mwarimu ufite. Ntabwo kubaho wenyine, ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo byakunda. Kubaho udafite uyu muco w'ubumwe, buriya ibintu byawe ntibinamenyekana, urasenyuka. Kuko niba ufite abantu muri kubakira ibintu, niba ufite abantu muri kubakana ikintu, abo bantu ushaka uri gukorana n'abantu nka 5, abantu 5 mukaba muri kubaka ikintu muri hehe, i Kigali. Ikintu muri kubaka, tuvuga urugero, ni uruganda rw'imyenda, sibyo? Muzanye uruganda rw'imyenda, muri abantu bangahe? Muri abantu 5. Ubaye uri umwe, ushaka kuba iyo myenda yacurizwa hehe, muri iyo karitsiye, ikaguma muri iyo karitsiye gusa, ariko ntibimenywe n'undi muntu uwo ari we wese. Ariko niba muri 5, wowe ushobora gusigara i Kigali, kubera ko uziranye n'abantu b'i Kigali, ukaba ufite ukuntu ubazengurukamo, ukabasha kubahereza ya myenda, ukanayibamurikira bakayigura. Ariko abandi 4 noneho n'ubu bafite ku ruhande, muri kubakana ikintu kimwe, undi umwe azajya mu majyaruguru, ajye gushaka isoko ry'uruganda rwanyu, ajye gushaka amasoko azajya agemuramo ya myenda mukora, iyo myenda igende, brand yanyu ikomeze kugenda ikura. Undi ahita yigira mu majyepfo, umwe se tumushyize mu majyaruguru, undi akajya mu majyepfo, nawe usigaye hehe, i Kigali. Ubwo dusigaranye abandi bantu bangahe? 2. Undi akahita ajya iburasirazuba, undi akajya iburengerazuba. Abo bantu kuko buriya mu kugira ubumwe, intego tuba duhurije ku kintu kimwe, umutima uri ku kintu kimwe, turi kubaka ikintu kimwe dufatanije. Abo bantu nibagenda bagakomeza gushaka amasoko hirya na hehe hose bakazenguruka, nawe wasigaye Kigali urimo urafata abanyakigali ubereka imyambarire n'imyenda myiza mukora y'urwo ruganda, ibintu bizarushaho gutera imbere, bizarushaho kwaguka, uzarushaho gukura ibitekerezo muri ba bantu mukorana. Icyo kintu ubaye udafite umuco w'ubumwe, biragoye ko wakunguka ibitekerezo bishyashya, biragoye ko wakora ibindi bikorwa bindi birenze, kuko hari n'akantu umuntu akora ukakamukoperaho, ukavuga utari ko kari akantu akoze ko mbona kariye, nanjye wazagakora ahantu nkareba, ugakora be yako. Kandi none hari igihe biba byiza ukaza be wakoze iruta A yari yakoze, birutaho kuba byiza wabikoze muri style yawe. Yego, bano mudukurikiye rero murabyumva ko ingaruka zo kutagira umuco w'ubumwe ari nyinshi kandi mbi tudakeneye. Ntago dukeneye kuba abantu badafite ubumwe, biradusenya, bidusubiza hasi, bituma tuba twenyine, ntago bikenewe.
ahubwo dufatanye na bagenzi bacu cyangwa n'abantu tubana muri famiye yacu twagure umuco w'ubumwe bidufasha gutera imbere no gukura bya buri munsi. Wakoze kubana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Uyu munsi twaganiraga ku kamaro k'ubumwe, ku muco w'ubumwe, akamaro kawo kuba tuwufite mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu iterambere ryacu rya buri munsi. Ibikorwa byacu ku mbuga nkoranyambaga birahari, wajya ukurikirana ikiganiro Isheja na Yambi podcast ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Nge nitwa Yambi Fabrice, mugenzi wanjye turi kumwe yitwa Miss Isheja. Ku mbuga nkoranyambaga zose wadukurikirana. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao. Bye. Bye.